uyu mwumva arambaza iki ubundi urambaza iki ahumba wa here wa mukuru urambaza iki ubundi bite bya urambaza iki niringe muhamagariye ndakwiyamye niringe wamamagariye ndakwiyamye niringe wamamagariye uramereza amafaranga umva mubwire ndakwiyamye urayama ntabwo uvana utamaye amafaranga bikwereke binyereke urayama uko byagenda kose urayama uyu mungu ubundi urambaza iki urambaza iki ubundi urambaza iki ariko uranshakaho iki ubundi uranshaka uyu arambaza iki ubundi urambaza iki ubundi wowe Yes, ibihe byiza kuri we muntu wakoze subscribe kuri Cyangwa TV, nizere ko mumeze neza cyane. Ni wa muhungu wanyu Fisi Nyamunini nkuko mubizi. Ndi gukorera kuri ikinyamakuru cyitwa Cyangwa TV, nanabashimira abakoze subscribe n'abatarakora subscribe. Mukora subscribe, mwibuka no gukora kukazogera kugira ngo muzajye mubona notification. Hanyuma YouTube channel yacu ni yingiyi, Instagram ni Fisi Nyamunini, TikTok nayo ni Fisi Nyamunini. Ndabakunda murabizi neza. Hanyuma rero uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Amakuru iminsi musheri. Amakuru ni meza. Meze neza se. Ko wabuze sisigaye bashya. Ndahari. Ese ko wate abadukurikiranye umugongo. Oya. Ya ngaho watangira wibwira abadukurikiranye. Keke umeze neza ariko. Muri iyi minsi se uri gukora ibiki? Nta kazi nako. Nta kazi mfite. Nta kazi ufite? Ubona uvanga abadukurikiranye mufite akazi. Keke muramubona ni umukobwa mwiza usobanutse, nta kazi na kamwe atakora. Mugire gute mumurebere mu gitabo cy'impuhwe sibyo? Nakoze cyane. Hanyuma Keke mu buzima busanzwe warize cyangwa se ntago wigeze wiga? Ntagarukiye mu gatatu segonderi. Mu gatatu segonderi. Nkaho neza se ni amashuri. Oya ni amashuri. Burya ishuri uko riba ringana kose ntago risuzugura. Ishuri ryose uyiha agaciro bitewe n'uburyo ringanamo. Sibyo? Hanyuma harya sura umukinnyi wa filime uri umukinnyi wa filime ubimazemo igihe kingana iki? Ni umwaka. Ariko narumvishe muri iyi minsi ngo Jessica ngo musigaye muryamana. Byaba ari byo cyangwa baratubeshya? Ntabwo ari byo. None se wabimbwiye ko atambeshyera ko mbizi ngo musigaye munanirirwa ni Nyamirambo? Ego kose nanahazi. Ubwo ngubwo ubunyimye amakuru. Sinanahazi. Umukunzi muri gukundana ninde muri iyi minsi se? Uramushakira iki? Ndashaka nyine mumbimenye. Cyangwa urashaka kumuca inyuma? Oya. Mbabarira. Ntago namuca inyuma. Nta makuru nguhaye. Ese wemva nkubaze nuza yagiye hehe? Wa mukobwa mwagendanaga muto unanutse cyane harya bamwita ndera? Niba ari indaya ngo iki? Harya yitwa ngo ikira? Queen of the beach. Yagiye? Simbizi ntabwo ndahana. Queen of the beach buriya ni inshuti yanjye, yabyukaga amagara akerwaho amagara ariko naramubuze. Muri no minsi uramubona? Hari ahantu yagiye. Okay. Ubwo twizere ko aho ari hose ameze fresh. Nari. Hanyuma Keke. Ase ubundi ninde ukuneje? Ninde ukuneje gute? Ninde ukubwiye ngo uzundere? None se njyewe ako mbwira. Nyine njyewe mba nshaka ikiganiro kuri wowe.
ese tubwire kuva wavuka umaze kuryama n'abahungu bangana iki nawe urimo ariko ndabizi se njye ntago ndimo nimba utarimo nta n'umwe ubwo nimba urimo ni umwe gusa rega ngeze ko tugiye twari abasheri urangije twarakuranye aho yawe ibeshye twarakuranye ntabwo nigeze kugutereta sure niraguteretse kwa mwana mayi urangije uranyanga mitana nakubura nongeye kukubona ejo bundi mba natembere ariko sha wagira ngo uri amasingi ya danje waraye unywa byeri sibyo n'icyaka mfite koko se bizi nk'Imana ikuvugiyemo ukayitungurira nk'akantu kamva bwira aba diaspora badukurikiranye bagushyirire kuri telefone vuga nimero yawe mbabarira kandi ibyo nkubwiranye ndabizi neza ko bari bukugurire byeri ndaza kuzibaha zivuga nyine banza umbwire ikikuzanye yewe kinzanye ni ukumenya amakuru yawe uko umeze muri showbiz nimba bigenda urumva ukatubwira n'umuhungu muri kumwe muri iyi minsi mu rukundo ko numva ushaka kunyinjirira cyane nakwinjirira se ntabwo mbikunda ngewe urabona naza hano hafi y'iwanyu ntazi ikinzanye umuhungu dukundana n'iki umuhungu mukundana muri iyi minsi muri mu rukundo uwo ari we maze se tugeze kubera ko batubwiye yuko ari Jessica zo muri mu rukundo muri iyi minsi ariko Jessica zo yagorwa buri muntu wese ni Jessica zo ku umusitari si ikintu uramwihakanye se aha ngiye kukubaza ikibazo ko twigeze gukunda nonge nawe sibyo ari ngewe na Jessica zo ufite isura nziza ninde ase ubundi urambaye oya vugisha ukuri mbabara mbwira uranshaka hiki oya mbwira Jessica zo ajya yiyemera ngo ni mwiza sibyo ngo afite ngo ni toto kandi ngewe ndabizi neza ko ari nge nyiri toto mu Rwanda ari nge na Jessica zo ninde mwiza kurusha undi umunsi nzabona mwicaranye nzareba umwiza uwo ari we ari nge na Jessica zo se uwakurongora neza ninde subiza ko nta n'umwe urabikora namenya ari inde Jessica zo nawe buriya babora yire ibiraro uko nyine uyu munsi rero nubwo nagusuye ariko ngufitiye surprise y'iki se ufitiye neza surprise barayimenya cyangwa surprise nyine iraza wasanga utagiye kunsubiza n'akabazo nari nifitiye reka muhamagare reka muhamagare iyo surprise bayizana nkamuvugishiriza ku ruhande utanyumva alo wumva uri hafi se ngo uze wa muntu ko yari ahari sawa ntari bibanguka okay ni ahandi hafi yo kwa keke kuri resitora y'abashinwa sawa okay Rema nako keke iryo zina narari kwiyamye sorry I'm so sorry ariko ndashaka kubaza ikibazo sibyo kubera iki wanga ko iryo zina bari kwita niye mpamvu nta mpamvu ni Clemence reka njye se ntabwo ngomba kugira akazina ariko Clemence niwe keke mva mbabarira cyane ese surprise ko nitegereje nayo surprise wo muri mu nzira ntugire ikibazo Meze bitera salama musaza meze bite se nabi kabisa umukobwa nari naramubuze kabisa wamubuze naramubuze iyi ni surprise yashakaga umva genda janga ngo umereze amafaranga yanjye nta bintu byinshi tuvugana
ngo ngwiki nshaka amafaranga yanjye rero hari igihe oya nshaka amafaranga yanjye nta bindi uretse nkwambike karuvate neza ubitubwire neza uko byagenda kose nabyo byari biri uko byagenda kose nshaka wambwiye ngo nimba na Clement ariko oya ariko umva nta kintu tuvugana mubwira ariko ni ibintu nta kintu tuvugana oya umva babarira uyu mungu arambaza iki ubundi urambaza iki aho mba wahereye wa mukungu urambaza iki ubundi bite byawe urambaza iki nibingi wamamagariye nawe ndakwiyamye nibingi wamamagariye ndakwiyamye nibingi wamamagariye uramereza amafaranga umva mubwire ndakwiyamye urayama nta kintu ntabwo uva hano utamaye amafaranga bikwereke binyereke urayama uko byagenda kose urayama uyu mungu ubundi urambaza iki uyu mungu arambaza iki ubundi urambaza iki ariko uranshakaho iki ubundi uranshaka uyu mungu arambaza iki ubundi urambaza iki ubundi wowe urambaza iki aho uba wahereye umva waba wakijije bino bintu uyu mungu arambaza iki urayama yewe ntabwo bino bintu byo kurwana byari birimo mana imyaka yose ishize urumva mana urayama kubeshya n'icyaha urakoze kuba umuntu bitewe n'ukuntu umva bitewe n'ukuntu neje itangazamakuru habe n'ijana wowe ntabwo ucika ntabwo uri buve uretse gato uri n'ikigoryi uri n'ikigoryi wowe ni ikigoryi kandi reka nkubwire buriya nakoroheye ubundi uretse ko nakoroheye ubundi urambaza iki uyu mwuka arambaza iki uyu ni igitsina gore uyu mwuka arambaza iki kibazo nawe ndi kugukiza nawe ukazana ndi ikigoryi uri ikigoryi icara hamwe hasi mani mu bivugane amafaranga yanjye urayama sibundi vipi zanyu mana reba kuntu ngize uretse abantu habe n'ijana naguha wowe urayama ndakwiyamye nawe ibi byose ni wabiteye nese uyu murafite imana oya urama amafaranga yanjye reka gemba warumgize ukuri nakwihanganiye igihe kinini umva ukuntu byagenze ikibazo sinanze kuguha amafaranga yawe uyu nguyu twari inshuti nta kibazo birangije ndamubwira ati genda unguriza amafaranga wagenda yaka mu kibina n'ibihumbi 200 si uko amafaranga nayabuze urumva nagize akabazo ndimuka mu kwimuka kubeshya n'icyane ari kuyamuha ariko bitewe no kunanesha itangazamakuru kuki naguhamagaraga ntunyitabe ariko reka mubwire rata impamvu kwanga kuvuga ni ukwanga kukwitaba jewe ntabwo nari kukwitaba nzi ko nta mafaranga mfite sibyo ariko ubu ngubu amafaranga yawe nari nyafite oya wari kubimbwira aho kugira ngo ujye unjya sino wagiye neza ukuntu yambwiraga warimutse ngo ntabwo azo yagiye reba do wabibonye se ko nugaraguye reba kuntu ngize wari wabona se ahubwo urayama urabibona urayabona kandi yakwemerera ko ugomba kuguha amafaranga yawe oya ndi kumva yivugisha ngo ntabwo ari buyanga urayabona nari narakubuze urinjiji wowe kuvuzanya itangazamakuru habe n'inyinya urakoze wakoze rwose yakoze ayiwe buriye nimba fisi atakuhemukiye urihemukiye umutwe nari kuwumena ahubwo aho sawa rero buretse ugira ngo birangiriye aha niba ngibi uraza kuza kubizira ntabwo uva hano sawa uraza kubibona hata ngewe rwose ni ukuri mbabarira yari yambwiye ngo nzabahuze ntabwo yari yambwiye ko muzarwana umva ari wowe ari nawe mwese muri kimwe ndakwiyamye nawe ni izina ry'Imana pe kuki muri abantu babesikora none se ubundi yaza akakubwira neza ntabwo wari kuyamuha cyangwa nta nayo ufite ubeshya ni amafaranga ye ndayafite pe urumva atari wowe ariko nayo naguha kuki uje none uzi uko wifuje kuzana itangazamakuru ugende no kundega nditaba sinananirwa kwitaba ukina n'ibyo utazi kabisa yego ukina n'ibyo utazi nta n'amakuru ufite ngo iki cyakoze uri n'injiji uri injiji n'ikigoryi kibi ntabwo uri bucike ko byagenda kose uri n'ikigoryi ubundi wowe nkumva uravugisha ukuri ntabwo ubundi uravugisha ukuri ubundi umuhungu arambaza
What's wowe wazagira kamani brag niwo mani gumango niwongera kumu nawe niwongera kumwegera nagira n'umuntu numwe mwongera kugera mugenzi ase umuntu muri mu bikima basi cameraman niba ari video mwatumana umva wa kamera wowe bundi bite byawe wakuyaho ngaho kuraho ngiye nashaka wifate ntacyo bintwaye amafaranga yanjye ndashaka ntacyo nitayeho ubu ngubu wowe umuntu arakuguriza ukagenda ugahera iyo ngiyo nta nubwo nimba unagize n'ikibazo nta nubwo wasobanura ukuntu nize ndagenda nyaguremo ibinini wari waba nguremo inyama ngiye urumva ntago inkoko nziza ngiye kuyirya osinge akira osinge wacetse wakomanga bakaruma komene nahita nkaruma sani nawe hari abujya wikoraho ibi bintu ntago habinyikora cyatse wagera ngakomeza kwiganira na Clemence uko byagenda kose ubikemure twavuganye ngo nguhuze na keke ntago twavuganye ko nguhuza na keke ngo muze kurwana no mu kiganiro cyane urabona utanyiciye ikiganiro mana umva ari wowe nawe ndakwiyamye uranyiyamye se urajyaye aho nshaka urajyaye nkuri nta hantu uri bugerege ese uramukurikiye ko yigendeye ma ya abanyarwanda nk'uko mubizi rero ibintu by'iyi mihanda bari danje n'umukobwa n'umuhungu baratimbaguranye kandi mu by'ukuri igihe ntabwo narinzi gahunda uko imeze ubu rero urabona abatumirwa baragiye nako umutumirwa aragiye kubona natumiye umwe usibye ko sorry usibye ko hivanzemo akavuyo akaza akavuyanga ibintu byanjye icyo nabasaba ni ugukomeza gukora subscribe kuri Cyangwa TV mugakora kukazogera kugira ngo muzajye mubona notification hanyuma mumfollowinga kuri Instagram ni Fils Nyamunini TikTok naho ni Fils Nyamunini hanyuma Imana ikomeze kuba hafi nimero yanjye ni 0788991179 hari inkuru yakubabaje cyangwa se y'agahinda cyangwa se ufite hari ikiganiro ushaka kutugezaho wamamagara kuri iyo nimero hanyuma ukaza tukaguha ikiganiro Imana ibaho umugisha ndabakunda ya ciao hejuru cyane